mu video vixen. ariko indirimbo nyinshi yarazikoze ariko bivuga ko zakozwe mbere. Ni icyo kintu nako kigarukaho kuko zimwe mu ndirimbo zasohotse bivuga ko ari amaproje yari ayafite ariko akazisoreza hariyo muri 155. Yego. Icyaje kubaho ni iki rero, baje kubana muri ubwo buzima ariko bose bakabibona ko Element yatangiye kuba busy ndetse binavugwa ko ubwo yajyaga i Bugande yagiyeyo batabizi. Okay, muri ya diro diravuga ko ari wayicinye. Diravuze ngo ni jye wamujyanye ariko. Aha, kugira ngo noneho abantu bari kugenda babyumva noneho bumva ukuri. Abangana yahuriye na 155 yewe ngo nicyo kirakaye baragiye. So ibyo bibaye Element mu by'ukuri we kandi ni no kuva mbere yuko azana ni Kigali yagiye abisobanura mu interview ye we yiyumva nk'umuhanzi kurusha umuproducer cyane ko nabwo aza muri industry yaraje nk'umuhanzi abantu babyumve neza bizara kano nyine kaje gutyo nkuko wabugiye gukina umupira karangira wenda haje mbona ko umutoza n'iki byose ibintu nk'ivyo ngivyo kaza nyuma so abantu bo muri 155 AM atangira kubaburira umwanya ariko bakaba batavuga bati reka nyirango niyo debate twigeze kuyikora hano turi kuvuga tutari kuki 155 AM yazanye Element ntizane na murumuna we izana umwana we bari gutraininga hanyuma in case Element abuze reka nkubwire ari ikintu niba Venker niba njyewe nje hano kwisiba nkavuga ni Venker kwisiba wenda guhemba ibihumbi yenda tuvuge n'urugero baguhemba ibihumbi 10 nkavuga nti ngenda guha ibihumbi 15 ukaza iyo uje ngomba kwitegura ko ejo haje Joaven yagutwara kuko nanjye ni kwa muhaye ndi haza n'udumuhe ayisumbuye uko wamukuye muri studio imwe ni nkuko nundi nawe yaza akamujyana cyane ko nyine akora amafaranga akoze amafaranga siri tukora amafaranga wakoresheje kandi amafaranga ntagagirwa n'umuntu turi kugendana. Yego. Element yatangiye kugenda aganiriza abantu bagiye batandukanye kuri kontra ye barimo n'abanyamategeko ni kontra muri 155 yego bagenda bamugira inama turi kugendana. Okay. Icyaje kubaho ni iki rero, Melody we yahise adicidinga gukorana n'abandi bahanzi producer bagiye batandukanye ndetse no kuri album ye bazumva haba producer benshi nago ariho producer umwe batandukanye yego ariko na kenshi nta nubwo ariko sinabyiza ko akorera mu producer umwe no nago ari kenshi ko album ishobora nago byabisa neza kurumva ukeneye test z'abantu batandukanye niba ari album nyine birumvikana indirimbo 12 10 zingahe nago zo ziri mu producer umwe kandi ukeneye guhaza ndi soko ukeneye nk'umuntu uri kwandika comment ngo kirema ndashaka kwerekana ko 155 atari business nk'izindi ngo nkaho yashingiye gukorera Melody gusa nta ndirimbo twavuze Element yakoreye abandi basa iza Chris zisohokera iza Rumaga zisohokera abo type rero bafite ikibazo kabisa abangabo bihorere twikomereze. So hanyuma rero icyaje kubaho ni iki mu kubura umwanya hagombaga gushakwa plan B ivuga ati niba kanakabuze reka tuzanye kanaka nawe ajya mufashe igihe adahari cyangwa se yabaye busy kuko twamenye ko agomba gukora indirimbo kandi ko agomba kuzikora. Yego batekereje kuba producer bagiye batandukanye barimo na Keys navuga ko Keys nagomba kuba arimo yego ndetse bivuga ko contract ya Keys muri 155 muri country yavugaga ko adashobora kuva muri iriya studio ngo harimo clause ivuga ko ajye mu yindi studio ndi muntu atagiye kwikorera ko ari ngwemo clause ivuga ko ati nyamara iriya studio iriho
Iriya si ya Nuza. Muzi ya Nuza. Bavuga Nuza ntabwo tuba tuzi byari twebwe. Bivugisha ati muhungu rasi ariko nyine nuko bimeze. Nuko biba bimeze. Harimo imibare myinshi. Ariko mu gutekereza aravuga ati dushobora kuzana umuntu wakoze izina kandi koko birumvikana, ariko nawe akazamera nk'uyu nk'uko twamuzanye. Nibwo hatekerejweho uhitwa Compressor. Cyane ko abe produit ya 155 yarasanzwe akorana na Element aho turamuhereza. Exactly. Wasanga nazira hiteraho zavuye nawe amenya. Kuvuga ati uyu nguyu ni undemera. Reka muzane hafi noneho. Hanyuma rero icyaje kubaho nuko aba basani baje kwicara, nibivugwa ejo ni mwakoze ku nkuru yuko Kenny Solo agiye nawe atishimye muri 155 kuko amaze ibikorwa bye bijya hanze bitandukanye nuko byajyaga hanze. Kuko urumva Kenny yazanye bimwe mu bivugwa rero bivugwa ko muri 155 AM nkuko Roskana yaje bashakaga umusani cyangwa undi muntu uzi kwandika. Urumva nka Rebo yari ikeneye kuyobora, ikeneye n'abahanzi nyine baridinze, ntabwo bakeneye melody gusa. Ntabwo uri kumva bakeneye undi muntu reading nyine cyangwa se unamufasha mu kwandika ibyo bintu. Bivugwa ko hatekerejwe ku muntu uzi kwandika imiziki. Muri suggestion melody yabahaye za mbere harimo Kenny Solo. Uriko Kenny Solo ngo ni umwanditsi w'indirimbo wa dance. Buriya ni indirimbo ya irimo African Mistake. Ira verse African ni Kenny yanditse. Niyo agombaga no kuzamo African Mistake. Indirimbo African Mistake. Na Bushari ni yanditse. Imutipe nzonyire amazina yayo. So urumva ndetse Kenny Solo ubwo bikaba biri mumwe mu mpamvu yatuma abatishimye muri 155 AM kubera ni ya Shema 3 yitwa Follow Me 3 jama wanjye Shema 3 nawe mu mujyi rwose yahuje Afrique Mistake na Bushari. Yagomba kuzamo Kenny rero. Okay. Ako nyine ngo birangira hari hakurya bamwimanye. Okay. Oya ariko nibyo umuhanzi ari muri Rebo abafite amategeko n'amabwiriza agomba kugendera. Ni nko bagushira muri management runaka cyangwa society runaka akubwira ati nusoye indirimbo ntako tuzayicuruza. Nkuko ni Sony niko igigenza abahanzi benshi buri. Yego. So hanyuma rero muri uko basobanuye byose mu nzira nkubwiye ni no kuri case ya Kenny Solo kuko mwayikozeho ntahari. Ubundi rwose bivuga ko Kenny Solo yazanywe aje gufasha mu myandikire ya album no mu mitunganyirizwe yayo. Okay. Kuko buriya ngo melody akunda cyasi yagiye kuri recording abagomba kuba hari abantu benshi batandukanye ba vibe. Noneho ngo Kenny Solo umwe mu bantu bashimisha melody byatari ngo ngaranasitsa cyane. Ziko levuga ngo reziko rero no bagera akabasura se yigisha ariko birasibyemera ngino ufite ibyo wemera. So icyabaye ni iki rero Element muri bwa buryo bwe afite izina riremereye ngira ngo twigeze gukora deba hano ndababwira nti 155 AM ikeneye Element kurusha uko Element ayikeneye. Nako nibyo. The Ben yarazi Element ndetse ni numwe mu bantu bemera impano ya Element ku kigero cya 99% mu producer baho. Nta indi project izamukorera. The Ben saheruka kuririmba. Nose. Ariko se nk'uyu mupeti wakoze iriya ndirimbo ya The Ben we ntamenyekane rebo we ni producer. Uweze kandi nikoze ni Roda ninde. Nikoze mwe. No producer amenyekane yaho se yakoze ihe ndirimbo yindi. Koze duva na end.
Ndumva nahenda oya ziba zihari ariko nyine ndi kuvuga mu mahiti naho izindi zo aba yarazikoze nyinshi cyangwa se azamura ibiciro nabyo byashoboka unoze kuri busitani bakomeza gukorera unabakoreraga 10 urakorera 5 kuva element yaje 2020 2020 yaraje 2020 The Ben 2020 aheruka gusohora indirimbo muri icyo gihe The Ben ijyo ngiye kureba debe ko ndumva aturirimba agiye akora za The Ben Ben nandirimbo filime aya nagushoboka 2020 kugira 2024 The Ben hari indirimbo afitemo akora ni The Ben nuzayiko no sikora yikoze ryari kora my body ama baby kora ni element yikoze ndabyose ni element uri kubibona cyangwa ni element man cyangwa urimo uragira wasacinze kuri ahubwo se kuri YouTube iriye ko no kuyibona ahubwo se nanjye ndikubona na ngere yisi gato nimwe witwa kora ya The Ben ariko kora harya ni CR publicité ra yego publicité birashoboka ko ukora yari publicité akari kuri channel yiwe man channel ya The Ben no se The Ben nyine nakubajije nti aheruka indirimbo kuva 2020 nyine kuko The Ben aheruka iriya ndirimbo ni Forever akongera kugira indirimbo yitwa Suko nayo ndi abantu bayikozeho iyo ntabwo yayikozwe ntabwo ni Chris Beats wayikozeho ntabwo ari element za 2019 nibyo ndakubwiraga ntabwo The Ben aheruka indirimbo muri imyaka ine twari hafi 5 ahubwo kubwo numvaga ahantu bawuriye uri kunyemeza bikancanga nyine muri kora niho bahuriye ahubwo nuko nyine element yari umuproducer wa mbere ukibaza ukuntu atakoranye n'umuhanzi urumva mu gihugu naheza bincane se ndabuze indirimbo Ben nta ndirimbo yamaze imyaka 5 nta ndirimbo mwe kuva 2019 kugera 2024 uyu mwaka sibwo yasohoye kora yari publicité n'undi kora ndumva yari yo kwamamaza ibintu ariko ni element yo yikoze ariko publicité uko yamera kose nta publicité yarenza zimwe za Rwanda Form n'iseki ubwo mnanye mbamamariza nta gihe baduhaye kora yishyura nyine bagwe facture oya publicité zose kireka twebwe abaje hano bakatukabamamariza nibo bamenyekana kurusha abandi bari bo bose nka Keza Land Cruiser bakamenya abantu bakaza Autosave bakaza na Image Designing Center abandi rero urumva kagenda neza so element yaje kugirana buriya ni inshuti cyane na The Ben kuko niba mwibuka hari amafoto yigeze gutrendinga kera kiri no muri Country Record yaje mu Rwanda bari gukina PlayStation Ben ni umuntu iyo yakunze impano yawe n'umutwe yawe ushyiraho cyangwa akakurwanira ishyaka paka nyinagira umutima ni nk'ukuntu Ben akunda melody biteye ubwoba nyinagira umutima mani so hanyuma rero ukumva yafashe inshuti yuko byagenda kose Ben uwitwa Kevin Kade yabwiye cyase yaganiriye n'umuherwe Jimmy Muyumbo Jimmy Muyumbo amubwira ko yamufasha kumukorera indirimbo cyane ko n'umuhanzi ashaka mu muziki ufashwa bona abantu bo muri famille n'iki byose bamufasha amubwiye uwashaka undi aramubwira ati biroroshye nakorana indirimbo na The Ben niba mubizi The Ben wundi yagombaga gusohora indirimbo ya mbere featuring na Iyambonye iyo ndirimbo yararekodinzwe irahari abo n'amashusho banze yarakozwe ku mashusho bwo sindi siro ko audio imwe yararangiye kabiri itararangira amashusho banze noneho ndaza kubaza neza uze gutohoza noneho Ben yamusabye ko urumva kademaze gusaba abwira Jimmy amubwira ati nkeneye Ben gukorana Ben Jimmy rero icyo yagombaga gukora yamubwiyaga kizasabwa cyose ngewe nzagirwa kandi nta nubwo yanamubwiye ko ntabwo yamusabye n'umuntu uri kure kuko ari Kade Jimmy aramukunda ari na The Ben Jimmy aramukunda ati ibyo biroroshye n'indirimbo ntizashutingirwa mu Rwanda tarahiye rero uri kubyumva hagombaga kubaho gukonvenka umuntu witwa Element kuko mu producer bose Ben yabwiye Kade ko
ashaka Element na Kadena bamubwira ko amanota ye na Element bigwamo kuko urabizi kuva kuri Munda bakoranye Munda niyo yose yaheruka sako kumukorera harya iri Monde nande Jugumira Kadena urimo ngagomba kuba ari ariko nabiri ase na version ya Kadena nzira nayirimo okay ni Element yakoze iri Jugumira ne Kadarimo sukuri murashaka kumva nari yitiranyije na niri ya Moromita nana yanjye nitseje na Moromita ubwo waruncanze kabisa urebe na niri ari kumwe n'abarundi na Kivumbi iri ya piramide cyangwa se no kuntatamura n'iki byo so baje kumuhurizaho tatamura nikoze icyari nikoze ubwo ni uyo yamukoreye ni Munda ubwo ni ya Jugumira birumvikana Jugumira yo ni ya Philibert nazo Philibert yaririmbyemo ni ya Philibert indirimbo ndavuga aririmbyemo nanjye yaririmbye nuze naguma ngo DJ Philibert niwe none ninde ryajwi ni ryawe nagari buri kikarikare nirye nirye ryaciye mu byuma bakanyereza so icyabayeho ni ikirero Element baje kumutumira kuko byari bihuje nuko Element muri 155 AM nawe yatangiye kuzamura urwego yes mu kumutumira ariko Element ntiyabibwira abo muri 155 yageze ngo bagiye gusangira ariko barambwiye icyo bagiye gukora baramutumiye baragenda baramukonvenka bamukungubirwa ko bamweretse amafaranga aravuga ati kuva navi Karongi kandi ya project ahora yasimbuka uri kubyumva proje imwe amafaranga rwose abarirwa hagati kuko yari no mu madolari na amafaranga bivuga ko abarirwa hagati y'ibihumbi ari mu bihumbi 307 kuri audio gusa se kuri audio gusa cyane Element aravuga ati no kuva nabaho icyabaye niki bahise bubaka studio Kibagabaga home studio Kibagabaga amafaranga ntabwo ndi buyasimbuke uri kubyumva ahava projet bayirangije kuko Kade yari afite urumva nk'umuntu tuvuge n'urugero nk'umwana wemere ukina mu Kademi bakaba bamwemereye match muri mu ikipe nkuru niwe ushinga amakona niwe ushinga amazamu niwe utera niwe utegura ikibuga niwe utwara baro niwe ugira ibintu nk'ibyo kugira ngo abasiniya baze basange hateguye bagomba kubakira rero Kade rero ibyo yari yabiteguye barakora projet Element aranayikunda cyane ndetse baramubwira ati rega ntabwo gukora gusa bihagije ugomba no gushyiramo ijwi ryawe aho birarenze uri kubyumva aho birarenze sinshaka kuzanamo utuntu n'utundi niba no kuyicuranga byibuze wari kugenekereza kuririmbamo haje inshingano kandi muri iyo ndirimbo nta jingo ya 155 AM izazamo ntayirimo n'abantu bikabagora kubyumva ngo gute Element ufite amasezerano 155 AM ashobora kujya gukorera indirimbo The Ben kandi The Ben afitanye ibibazo na Karombo ibyo icyo nacyo n'ikindi hanyuma rero icyaje kubaho ni atanayibamenyesheje haje kubaho ahubwo na projet yo kuvuga ngo muri shooting kuko ijwi ryari yarishyizemo muri shooting ugomba kuba uhari hajeho ikibazo cyo kubwira abantu muri 155 AM mfite urugendo rugiye gushutinga indirimbo byibuze iyo bibi Kigali iyi ni bibi Kigali ushobora kwihengeka bigakunda nkuko bakwete bwa mbere bigashoboka ariko nukurira indege kandi bakomba kumubona kuri studio wenda nka mu cyumweru runaka cyane byagenze bite rero bamukatishirije itike ya business class bande bayikatisha abo bakoranye projet yose iyo projet ya Ben ni iki ariko bari bose bagiye muri business class uko ari batatu Jimmy ntago wajyanye oya kereke Jimmy ntago yagiyeyo ahubwo uwo munsi
umunsi bagiye niwe umuherwe yari gukina basket muri Kigali Universe. ndibuze ko amashusho nayabonye naravuze ni Kigali none se byagenze bite ariko nyine umunsi bagendeyeho Jimmy yari gukina basket muri Kigali Universe. agaje ko ndiruze muri Kigali hotel ndabwira umuziki uri i Kigali usigaye urenze ibitekerezo bya buri umwe ari we wese wibwira ko azi umuziki. kandi iyo match irayizi kwihari n'amafoto narayabonye rwose baranayapostinga. Ya video zirahari na video zirahari yari kuba na melody yataka namubi cyane nawe namubonagamo. zirahari cyane razibonye nziza zirahari uriya munsi rero nibwo bagiye bari bafashe indege. Nozere Messi ntabwo yari gukina muri na match. Hari uwo wabonye cyangwa kade ngo amukeneye bamagare. Uri kubyumva? Yeah. The Ben witwa Kade ubwo na Elements nyine bahita bafata indege baragenda. Ntabwo bafashe indege zimwe. Nta nubwo bagendeye mu ndege imwe. Nta nubwo bagendeye mu ndege imwe. Element yakatishirijwe business class yerekeza mu gihugu cya Kenya. Ubiki se kindirimbo. Bretse se nkubwire wivumba izo wenge. Ariko hano turagera. Mbere yuko agenda uravuze ko bamaze bagiye kumushyira mu ndirimbo ashyira mu verse nini. Yari yishyizemo ready baramubwira ngo tugomba no kujya gushutinga. Kandi hari hakurya agomba kubimenya. Okay, hariya rero nicyo ndi kukubwira. Ntibigeze babimenya kugeza icyo gihe. Kugeza aho agiye kugenda. Kugeza aho agiye kugenda. Okay. Anagiye yakatishirizwa indege ijya mu gihugu cya Kenya. Uyu wanyakaga wavuga ngo ntange fact niba akeneye itike y'indege anyandikire nimero ye ya WhatsApp nyimwoherereze. Iyo tike y'indege ageze muri Kenya yahamagaye muri 1:55 AM. Already yagezeyo. Yageze Kenya. Ariko abandi bari bageze Tanzania. Ariko barajyanye. Abwira ko uretse se bandi barajyanye abandi bose barajyanye. Ariko Element we aca Kenya. Okay. Amaze guca Kenya yarababwiye ati ndi muri Kenya. Bati wagiye mu biki? Ati ko se nagiye kuruhuka nk'ibindi bisanzwe byose. Okay. Ati kuki utavuze biranasakuza cyane babwira ati ngewe rero ati ubu ninjya no ku Kibuye nzajya mbabwira ntingiye mu rugo. Ati ndi umuntu mukuru ikibintu uko naba nishakaze. Agomba kubivuga ariko kabimenya. Kuko ashobora kuvuga ati ngiye projet zambanye nyinshi mfite projet 5 nagiye kuzisoreza i Nairobi. Ni gahunda z'akazi agomba kubivuga ariko icyo gihe yarabubwira ati nagiye Kenya kuba nduhuka. Icyo ryari ikosa cy'akazi nyine agomba kubivuga. Ubwo urumva nyine already ntiyarazi ko bizanamenyekana bizarya no hanze. Noneho naje ku breaking iyo nkuru nge narabimenye. Ndayi breaking. Ni breakinze bivugwa ko bayisharinze muri group ati ibi ni ibiki. Kandi niba ngiye ari buze kubireba. Bivuga ko iki kiganiro byo kukireba byo nta kibazo. Ahubwo muri abijana so ni barimo. Bivuze kureba n'abandi. Ubu abari kuri FM bo tutazi n'umubare amamiliyoni n'amamiliyoni urumva. Oya byararangiye projet yararangiye. Oya yasangaye muri tubonye na affiche na affiche ntiyasohotse. Ubwo ndi kubasobanira inzira byaciye. Bashaka kumva ko ari ikindi kiri mu tsabe batamenye. Iyo post bamaze kuyisharing maze kuko nara breakings icyo gihe ndavuga nti Ben agiye gukorana indirimbo na Kade. Bari muri Kenya. Nanditse Kenya nari mbizi ko bagiye batandukanye nabonye ayo makuru. Nanga nanjye kwica operation itaragerwaho. Ndavuga nti bose bari Kenya. Bari kubyumva? Ni Ben, Kade na Element bari mu gihugu cya Kenya